Ndagusuhuje nkwaye ikaze mu gice cyacu cy'ubumenyi aho tugiye kurebera hamwe amafunguro ushobora gusanga mu Rwanda by'umwihariko amafunguro bakunze kurya ariko uba utasanga mu bindi bihugu akenshi atari ukuvuga ngo ni umuceri atari ukuvuga ngo ni ibirayi donc bya biryo nyine by'umwimerere. Ibiryo cyangwa se ifunguro rya mbere ni isombe. Buriya isombe ni rimwe mu mafunguro abanyarwanda barya akozwe mu mababi y'imyumbati ndetse ubwo nyine havamo isosi y'isombe. Iri ni ifunguro ritaboneka ahantu hose muri Afurika. Ni mu gihe kandi irindi funguro ni ubugari, ifu y'imyumbati cyangwa ibigori itogoshejwe kugeza ikomeye. Ubwo wenda muri ubwo bugari ushobora kuvuga nyine ubugari bw'imyumbati, ushobora kuvuga ubugari bw'ibigori aribwo bwitwa kawunga. Ubwo rero ni ifunguro abanyarwanda bakunze kurya no mu bindi bihugu bituranye ariko utapfa kubona ahandi hantu hose. Irindi funguro ni brochette. Buriya brochette abantu bajya bibwira ko wenda ari ifunguro riboneka ahantu hose ariko burya ni umuco w'abanyarwanda. Ikindi ushobora kumenya hari ibihaza aho ibice by'ibihaza bitogoshejwe mu isosi y'amashaza cyangwa se ni ifunguro ritamenyerewe cyane ariko ririmo uburyohe bw'ubwuzu ndetse uba usanga n'abantu basirimutse cyane iri funguro badakunze kuryiteza ariko iri naryo ni rimwe mu mafunguro umuntu ashobora gufata. Irindi funguro riba mu Rwanda abantu badakunze donc uri mu mahanga utapfa kubona mu bihugu bigiye bitandukanye ni ifunguro ry'akabenzi. Ifunguro ry'akabenzi naryo ni rimwe mu mafunguro bigoye kubona mu bindi bihugu. Inyama y'ingurube yokeje cyangwa yatekewe mu mavuta ikunzwe cyane nk'ifunguro ryo mu kabari, ikaba isanzwe iherekezwa na sauce cyangwa se agasosi nyine kari mu rusenda rwa piripiri hamwe n'ibitoki byokeje cyangwa byatetswe mu mavuta. Ibi rero akaba ari bimwe mu biryo cyangwa se amwe mu mafunguro ushobora gufata igihe cyose uri mu Rwanda. Wenda icyo nakubwira ubwo ngerageje kukubwira ibihari uyu munsi nanone bishobora kuboneka, donc ibyo ni ibishobora kuboneka kuko hari ibindi biryo byinshi byo mu muco birimo hari ibirimo ngira ngo ubutsima bw'uburo, ubugari twabugarutse ariko ntabwo twigeze tuvuga amasaka ubutsima bw'uburo, ntabwo twigeze tuvuga umutsima w'amasaka nka bimwe mu biryo abantu bakunze kurya. Wenda n'ibigori twabigarutseho ariko noneho tubigarukaho ari ubugari, donc abantu babishesheje bagakuramo ifu y'ubugari ariko cyangwa se y'akawunga, ariko ubundi ibigori nabyo ni bimwe mu biryo by'abanyarwanda kenshi burya ntabwo ari ibiryo wajya ku mugabane w'Uburayi ngo usangeyo nk'uko ushobora gusangayo umuceri, nk'uko ushobora gusangayo ibirayi, nk'uko ushobora gusangayo amakaroni. Buriya ibyo biryo wabirayi, amakaroni, ibishyimbo, umuceri, y'amavuta, donc ibyo ntabwo ari ibiryo by'abanyarwanda. Ariko wenda nk'ibigori buriya n'ibijumba biba ahantu henshi muri Afurika ku buryo ntabwo ari ibiryo twakwita iby'abanyarwanda. Ibyo ngarutseho nibyo biryo by'abanyarwanda, bitavuze ko no mu bindi bihugu muri Afurika wabihasanga ariko nyine by'umwihariko mu Rwanda abanyarwanda cyane abagituye mu biturage hahandi bahinga usanga abanyarwanda ibi ari byo biryo barya. Ubwo rero niba wenda udukurikiye ukaba uri mu diaspora, donc uri umuntu utuye mu gihugu cyo hanze kitari cy'u Rwanda, ukaba uzaza nko gusura u Rwanda, rwose ibi ni ibiryo uza uvuga uti byanze bikunze ndaza kuba mbihasanga. Cyangwa se waba uri n'umunyamahanga, iyo uje mu Rwanda uwo ni wo muco w'u Rwanda nyine. Sindavuze ko umuceri utaboneka ariko ubundi uwo ni wo muco w'abanyarwanda. Ibyo ni byo biryo byacu, si ngombwa amavuta cyane. Iyo dukeneye kurya inyama nyine akenshi abanyarwanda buriya bikundira akabenzi cyane nyine nko mu kabari uba usanga ariko kiganjemo. Bakakubwira ko abanyarwanda ari n'abahanga cyane mu guteka akabenzi kubera ko abagiye hanze barabizi, abagiye mu bihugu byo hanze barabizi. Ni ibihugu utasangamo abashefu bazi guteka akabenzi neza nk'uko i Nyarugenge kuko usanga mu Rwanda barabikora kandi bakabikora neza, ariko ntibinabuze ko n'ubundi still ushobora no kujya mu bindi bihugu
uh, ushobora kujya mu bindi bihugu ugasanga nyine wapi. Noneho mu Rwanda umwihariko waho ni uko uba usanga noneho na wa muturage wo mu Gakenke, wa muturage wo w'Igicumbi, wa muturage w'Inyamagabe, ahantu mu byaro aho ngaho za Nyaruguru, uba usanga akabenzi buri mushefu wese, si ngombwa ngo abe yarize igikoni, buri muntu wese cyane cyane abakora mu kabari n'abadamu benshi, uba usanga nyine mene ibyo biryo nagarutseho bazi kubiteka neza cyane. Reka nizere ko umuganura wawe wagenze neza, waganuye ndetse ibintu byarushijeho kuba byiza. Aha ku Makuru TV nyine tuzajya tukwigisha buri kintu cyose, uretse no kukubwira amakuru tuzajya tukubwira n'ibindi byose, by'umwihariko isomo ry'ubuzima. Reka ngushimire, hanyuma tuze gusubira mu kanya gato, turaza kuba turi mu makuru agezweho.